ariko se to reka nkubaze nyine ndakubaza hoya ngenda nari niwe wisenyeye nari muzi uri kumurwana uri gushaka uruhare umugabo azatunga abana bawe bangaye ntago bizashoboka ke uyu mugore ungiye guhangana nawe wa mugore we reka nkubwire ubu ngiye guhanga wimbwira ayo magambo takwiyana reba ko nashaje se ariko uriya mugabo wanjye akabona aracyafite akayobe aratemba itoto mwitaho reba ko nashaje ndakwiyamye nkwihanagurijeho ndakwiyamye ubu ushaka urangiza mw'ibyo bibazo byawe ejo bundi warahagurutse uzunguza nubwo burozi bwawe wamurozi we reka mugabo wanjye ngo bigende bite ntago nakihanganira ko ndoragera umugabo mugu nabimenye ntago mfite igihe cyo guterana na wa magambo yego nanjye ntacyo mfite ahubwo wowe umva ndakubwiye ngo genda utekereza ngo uhaye gasopo Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ikaze bakunze mwese mudukurikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi ndi kumwe na mama Teta cyangwa Rachel ndetse na Tonzi ngira ngo mumaze kubamenya nago sinzi nimba nabita bakeba cyangwa nabambivuze nabi cyangwa inshuti sinzi uko ndi bubite wenda bo baraza kuza kutubwira mu bantu bafitanye ariko hari mu bantu utari mwiza hagati yabo uturutse ku mugabo ndetse na Tonzi rero niyo mpamvu navuze ntuyu munsi reka mfate Rachel muhuze na Tonzi kuko hari ikiganiro twagiranye na Tonzi ndetse na Teta bagira amagambo batubwira ngira ngo bakurikirana barabyumvise bavuga ko bari inshuti ndetse ubushuti bwabo bushobora kuzagera kure mu buryo namwe mwabyumvisemo muri bakuru ariko ndavuga ni hagati ya Rachel na Tonzi reka tubanze tubahuze twumve koko niba iki kintu koko ari cyo nkuko bakivuga buryo ni nabyiza kugira mu cyebo ukamenya ko ufite mu cyeba cyangwa ukamenya ko nta nawe biba ari byiza Rachel umeze ute ndaho urameze neza urakomeye meze neza ariko mu rugo ntago ari neza cyane birumvikana Tonzi umeze ute se meze neza nta kibazo nanjye urakomeye uhora umeze neza iyo umuntu ahumeka buri ibintu byose aba ari neza cyambere no ubuzima Rachel ni iki cyawe se uko bizi no kubibona ubwo muri inshuti muri abakeba niko nabyita urabakeba wowe urabyemera Rachel urabyumva ute nanjye niko nabibonaga ariko nuko ntanabyemera neza ariko kabimbwiye ubwo nibyo urabimenya kuva cya gihe nagira ngo tubwire uburyo kugeza uyu munsi wakiriye nyine icyo kibazo niba waricaye n'umugabo mukabiganira mukabikemura niba yarakuganije akubwira ati bimeze gutya byemere cyangwa ubyange hagati yawe nyine n'umugabo aho wa munsi twahaviriye n'uwo mukobwa hari byagenze gute Wahagiye n'uwo mukobwa hari Tonzi nyine dutandukanye nashyize papa Teta harandamuganiriza ndamubwira ati nibwo ninjiye mfite umujinya n'amahane nta mutima mubi nari bifitanye ariko sura mukobwa ko kuko abimbwiye murakorana n'ibiki byose kenda byemera maze kubyemera ariko nyuma yaho nkibona ikiganiro mwakoranye
avuga ko ngo nta kibazo ngo bana b'inshuti ngo banakundana, ndagaruka ngenda bimubaza. Ubu buri munsi iyo mvuze kuri mukobwa witonze uyu nguyu nyine ahita arakara, ibyo twaba tumaze kwarura ku meza ntabirye, yaba ari igikoma cyangwa icyayi tugiye gufata akacyanga. Ubu gutya iyo mvuze kuri tonzi nta muntu uryama, induru zitazivuga. wasanga uvuga nabi bya bindi byawe by'amahane. Hoya nta mahane ke. Niyo mubajije ati se nari nzi ko nyine kuri aya mvuze ngo yamusabye akazi n'ibiki, nayo naritekereje ndavuga ati wasanga ke nahubutse ari nk'umuntu waruje gusaba yenda ako kazi amubwira ati nsanga mu rugo uzane dokima nguha akazi. Ariko nyuma yaho nkibona kiriya kiganiro niho nahise ntekereza ko ibintu by'akazi burya nta byari birimo. Niyo mpamvu rero nakubwira ati umuze n'uyu Tonzi njye nganire nawe numve gahunda aho ziherereye. Ariko namaze no kumva ko ari na mukeba nyine, urumva nyine duhuje umugabo. Ese nyine ikiganiro ko wakibonye n'ibyabaye ukaba ubizi ibyo yivugiye ko. Ariko se to reka nkubaze nyine ndakubaza hoya ngenda niwe wisenyeye nari muzi. none se ke ubu ngubu reka nkubwire, ubu ngubu ko wari umaze kugera hariya ukabona ko umugabo afite umugore byose ukabibona koko umuntu ufite umugore bumushaka yiki. N'ubundi yari yarabimbwiye, ariko kuba gufite afite n'abana hari n'ibindi abakeneye. Ese ni ibiki yakubwiye? N'abana bisobanuye yuko umuntu afite nese ushaka ko muzabana, ushaka kunsenyera, simba afite nushaka kunsenyera guha iki se bazi ushaka nanjye njye nkiguha, ariko ndeke nubake undekere umugabo. Oya none se umugabo akubwira ko yabuze iki mu rugo iwe, mubaze iki yakuburanye ajya gushakira iwawe. Uri kumva nyine avuga ngo hari ibintu yabuze mu rugo, nimba sinajye simbizi nibi byose. Nta keya nta ki mubona nyine igihe cyose aba afite stress, ubona ko hari kirabura ahandi bashaka kugera mu handi ukagira ngo ni debile riri kugenda. Nge rero yageze iwabona amahoro, abona umutekano, aratuza akanasinzira mu bana bataraje neza rwose, aguwe neza. Nose wumva we nta kibazo biguteye? Ese kibazo yego regura tuziranye kera ni kera. Uriya ni nkaho nabibara kari kera kuko musaza wanjye ni inshuti ye bya zamani. Ni waguhaye pasi urumva oyi bya pasi byo mu bireke mwe ntago mwamenye ibyaje. Ayo nababanga ya uyu mugore rwose ke ibintu by'igikatsi ndabona ari usigaye ngo bikurikirana ngo neza, ngafite nyashi, ngafite ikibuno, ngafite ibiki. Siri kumva bikubabaje. None se ubona ki umugabo koko to? Siri uko mwamureke hari ikiziriko nafashe ngo munyishyiremo. None se kuri kuvangaraza akabona amahoro umubwiye ati wa mugabo we rero reka nkubwire. Gumi wawe nabonye ko ufite umugore. None uramushaka. Aha gumi. Nese urumva bayifuza kuba yaje yewe ko afitiwe, ariko ure kubona urara uruhinja ni umwana ujya kubwira ngo gutya akora ibikora ibi. Uri ibyo akora ni ibintu azi, ni umuntu mukuru afite ubwenge. Ntago rero aricishwa. Nawe rero akabigukora ukabyemera ko ati nta kibazo. Abari abana bakeneye kubaho. Nta mugabo noneho wowe ufite. Nawe mfite none yagize amahirwe ndamubona ziri kumva aramwitesha. Ntago wamwitesha. Yewe ndo ibintu bikomeye rwose birakaze ke. Wowe niba kumufata neza nye nkamubona mubabaye uwambyaje sinzi aho ari kwerera nanjye ndi kwerera nindangiza ngiye njye kwibuza amahirwe se. None amahirwe warayabonye. Abakubwira ko umuntu nta kintu abona ariko yaraza ukabibona ibintu byose ni tayari. Ahubwo ikibazo ufite wowe ntago ari njye ugomba kubwira ngo nzamubwire yicariwe, ahubwo wowe ugomba gukosora. Gukosora wamara gukosora ubu nyine ukamutera ikosora akicara mu rugo agakosora, naho njyewe nje nta kibazo gihari. wenda nakurenganya kewe hano mugani kumbi niwe wahahira abana bakakwishyura inzu bakagutunga. Ubu ngubu ngiye amafaranga buyancanye mu rugo nta kintu ujyane, nta muceri nta kawunga niwe yahereza. Yakuguriye telefone ubu si ni phone yakuguriye. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo amafaranga yose niwe yashyira, ibintu byose niwe ubifite. Kirababaje nyine kirababaje. Ubu se yawuhashye ubu yabiguhaye ibintu byose ubu urabifite. Uri kumurwana uri gushaka uruhare umugabo azatunga abana bawe bangaye. Ntago bizakunda, ntago bizashoboka, ntago bizashoboka wa mukobwa we. Ugiye guhangana n'umuntu utwara umugabo w'abandi? Ntago bizashoboka ke uyu mugore ungiye guhangana nawe. Wa mugore we reka nkubwire, ubu ngiye guhanga wimbwira ayo magambo ndakwiyamye, wimbwira ayo magambo ndakwiyamye. Asama iki usama iki? Wagiye ku kazi washatse akazi ugakora zahiri gushaka abagabo b'abandi ngo bagutunge ngo baguhahire wandaya we.
wagiye ugashaka akazi ugakora inda y'umuntu niyo yakubwiye ngo ujye gushaka abagabo abandi basi bagutunga ndakwiyamye rero mvira ku mugabo ugenda ushaka akazi ukore ujye gukorera abo bana bawe cyangwa ujya gushaka uwawe. Ese washatse abandi bagabo ukabyara? Nashaka abandi bagabo ntabwo umugabo wanjye ariwe yaje kureba hano. Ubashaka ko hampangana nawe ke kandi twahangana nahangana nawe kandi ndabizi we ntago wanshobora ntago wantsinda ntago ninya nta kintu nagutwara akira niba nta kintu nagutwara byo wivugisha ahubwo nimba ari ibyo biryo bimubyibuhishe uraje urware bwacyo uraje ubyimba amatama ntawe uzongera kubona uri kumva nawe ya muzirika se ndinda muzirika gute ntawe uzabona umubona wese ureba noneho guhera uyu munsi uzongera kumubona yego ngo rw'inzu y'umugore ararufite ngaragenda agakingura akaryama ngo uzongere umubona aje kurya ariko mugira n'uburozi ahari n'uburozi none se urabona n'umugore areba ati ni umurozi uyu nguyu none se urambwira ngo umuntu ajya kuryama muri abo bana izo ndahekana ze ajya kuziryamamo ataye hano iwacu ubu se uyakodesha inzu imeze gute wibaze ngo umugabo wawe nakubwiye ngo uri kumva shaka ukuntu wahindura ugira ubwenge n'abandi ariko ubundi wowe ubwenge ni ufite bwo gutwara abagabo abandi wowe niba ufite ubwenge cyangwa uri ikigoryi ahubwo uri ikigoryi nta bwenge ufite ubu uri kumufata neza se hehe kuri kumuroha kuri kumushuka ubesha buno uzamwanduza ibirwara wasanga urwaye na sida uraje umwanduza indwara umugabo wanyanza n'indwara uyu mugore wasanga ko yarwaye n'ibirwara akaza kubinyanduza we ubu ni muzima ari kureba umugabo wanjye reba ukuntu ashaje se ari kureba umugabo wanjye akabona aracyafite akayobe aratemba itoto mwitaho reba ukuntu ashaje ubu ushaka ko nyuma yo kujya kunera umugabo ibibazo umva ndakwiyamye nkwihanagurijeho ndakwiyamye ubu ushaka urangiriza mw'ibyo bibazo byawe uzongera umubone none se tonze numubona ungaye busanzwe nta kazi ugira nyine n'ugutwara abagabo mbese urumva kagira kari ukwirwa ngashaka abagabo wese ufite yego Imana se yaramugwaye mwarasezeranye mwarashakanye mwarabyaranye dusangira kugendera nsangira nawe gute ngenda kuzi turasangira ibiki niba udashaka ko dusangira rero ubundi bajya bavuga ngo hari muzirika gute ubu uri gushaka kuza kunyikura ubu sereka nkwereke muri uyu mujyi wa Kigali abuze undi mugabo wase wajya kukuyeberaho bitashoboka se ubu ngubu imyaka tumaranye wari uhari yego kubwo burozi nawe bwawe reka nkubwire wa mugore we hari ahubwo se hari n'igihe budakora hari igihe bwahita buhinduka amazi bukayonga ukaba ibishangara niyo mahirwe yawe buzahinduka amazi byo wigira ya wikingikirishije kuri ibyo bigo hari wawe munsi nande bana banje bakeneye kuramuka bakeneye kwirirwa ibyo rero iyo byakomeye humura rero abo utangira witoza aho ushaka abandi tangira ushaka abandi ariko uziko wari umuvumo uzamukurikirana ndamwiyamye kujya mu rugo rwubatse ugashaka gusenya ubishaka abana bararya yabonye umwana muto ke ari gushaka kugira nge ntago nigeze ngenda ngo mvuge ngo ngengeye kumutereta niwe wanyizaniye tudashaka kumureka se tudashaka kumureka ndamureka se hari umukinnyi uva mu kibuga adafite umusimbura ntabwo urabona umusimbura jya gushaka uwo musimbura rero wa mugore we mwiyame genda ujye kumushakisha jya gushaka nashaka umusimbura akabanga kuko ibanga ry'umugabo warashira urarizi iki nakubwira ko agukundira cyangwa aburiwe n'igihe yegora wamugani ngo nawe niba uri umuntu nawe umuntu mwiza umwibira iryo banga yikosora ngikira nkundi n'impamvu n'umugore rero nakanamuretse ariko wanshizeho isoni nzamurira kamere ariko reka nkwibira akabanga urumva ikintu gituma yikurura hariya cyane n'amakeya muha serashe ntago uzi gutanga amakeya se yahe kari byabizo akaza nkamushyuhira utuzi busara amazi ke nahahora muri dusha ko gutuzi dushyushye akava muri dushe musiga mufata neza no musiga amavuta asiga abaye akabebe mbega umugabo wanjye yabaye akabebe ke basiga muvara muri dushe gahunda nayo ikagenda aya mavuta naramusiga ni bya birozi ariko ubusuragira ngo yana amavuta hano arabuze amavuta hano niyuzuye ahubwo ni ibyo birozi amusigiririza
shamana wamurozi urumurozi pe nta kibazo nawe nubona uwuroga uzamuroga reka ngibyo nta nubwo nabigenderamo aho ujya dusengere imana yonyine yo mu ijuru izaguhereza umutima umva woroshye ubwo genda usenge ibaze pe ngamusiga amavuta ibyo biro ubwo usiga umugabo mu siga se tuba tuvuye muri dushe aramusiga ya miti yose y'ibibazo niyo mpamvu amazi hano arahabura wa mugore we menshi n'undusha urugo ibiryo hano birahari byiza uburiri bwiza burahari hano hari umutekano ahubwo ubwo burozi n'ubusiga nubwo burozi nyine umusiga nusigira ngo hari ikindi ese kuki wumva ko ari uburozi reba kuntu usa kutandusha ubwiza kutandusha tayirogwa ejo bundi warahagurutse uzunguza nubwo burozi bwawe wamurozi we ukabushaka akaguma ariko saragwa umugabo wanjye ngo bigende bite niba utashobora yicara utuze ntago nakihanganira ko ndoragera umugabo mugo nabimenye ntago mfite igihe cyo guterana na wa magambo yego nanjye ntacyo mfite ataza kuza gasaba ahubwo wowe upfa ku murongo ndakubwiye ngo genda utekereza ngo uhaye gasopo ngo yoningi ya nyuma kandi naho ntanya gusubira nayo tuganira sawa cyokoze wahuye n'abagore benshi ariko yuwe mva ni icyuya cyane icyuya ke umugabo wawe nkamushyuhiriza utuzi nkamukarabya nkamusiga ariko ijambo ryiza arakubwiye ngo niwe umutunze hari amagambo uriya mugore akoresheje yego sinamushyigikiye pe ariko wa mugani reba ubuzima bayemo simbuzi ngiye ndi kureba uko tumubonye niba umuntu akubwira ati ngewe umugabo arantunze n'ubundi abana wanteye inda yarantaye wabigenza uturi we ahubwo ikintu ndi kure wa mugani wawe undi zirika ihene yawe naho ubundi n'icyo kizirikira irona mu kw'abandi ke umugabo ntago wafata ikiziriko ngo muzirike ntago umugabo wamuzirika yese yabura kujya ku kazi yabura kujya nk'abandi bari ahubwo numva ariko dore noneho abagabo baragenda bagasambana ariko hari igihe usambana n'uzagukoza hasi nuko urabona uyu nguyu ari kubona amagambo ari kuvuga noneho anaseka ashize n'amanga garampahira ahubwo ari nkunda ashaka kuvuga ati reka ne kubivuga nta rusenya ajya bimba ariko we yashize isoni ariko kubivuga neza ataramahira mpibi agasarati umvanga ibiki ngo n'ubu munsi garari hari bundi gira nibanga akaba ati ntago navuga ko ari wanje umugore ataza kwa dusanga ariko nta byizo nta byibanga ngaraje garari wanje ngo uyu munsi ngo reka atahi wanyu ari kuvuga kuri kose akagusasa hasi nani sona afite nani kimwana nasi na igira isoni baho ubudi wabura bundi uyu muntu atarinda nyine ari umugabo agira nta soni agomba kugira ariko afite abana babiri nuso kugira abana urumva acishemo ngo umugabo yaramutayingana mwangaza agomba gufata nabo baba bandi urumva nakaza afite afite abana babiri bagomba kurya agomba kwishyura inzu niba harimo n'uwiga agomba kwiga nakaza afite urumva yakura amafaranga nukujya nyina ngashaka abagabo abana ariko kenge ntago bari buze gukunda yagira amahirwe yahura n'umugabo nawe umeze nka papa teta agahita uriya nawe nibijya umva upfa kumukuraho gusa ke nanjye ntago narekera ngo nterere iyo kandi namenyeho ibintu biri gupfira ntago ndi buterere iyo ngiye gukora bwabaga byose basi ndimubona ke byanze mvuga ati keza birananiye nzajye narekera ariko ntago narekera papa w'abana banyagameze bwa mbere nari nzi ko ari umukobwa wa munsi tubasanga ngo ni umumama w'abana babiri nese umuntu ngana ko rabonaga ari umukobwa Sunukavuze ngumva ngo reba ngo kuntu ngo nshaje nyine ngo mbaca karakayobe ngo kukaza kugikara cyanjye ngo nkakisi usikarumbaga ahantu bintu bibera bibi we ntaga bamukunze uriya tonzi abashaka ibyamuha we nagakunda ntaga bakunze umugabo ahubwo we abakunze ibyamuha noneho umugabo we agenda yakunze wasanze ariko umugore bitewe n'ibibazo afite wumvise ko we si uko amukunda kubindi rukundo ibyamuha nibyamuha abana anyishyurira inzu aramutse ntabyo afite nta mafaranga afite nk'ubu urabona ko umuganga afite amafaranga kandi menshi aramutse ntayo afite akaza akamubwira ngo narinje ngo tonzi ngo bite nta n'ibihumbi 5 afite mu mufuka ureba ko ahita amujugunya hanze bavuga n'iki se wowe yahita amujugunya hanze akavuga ati reka mbira ariko ari kumubona udufaranga akamubwira ko namukunda rega abagore nyine nuko bameze akamubwira ko nari mwiza akamubwira ko byose nyine akakora byose aho byabaga ariko nta rukundo bamufitiye ntarwo rwose urumva akavuga ati ngiye nshaka nimba n'umusimbura ngo nzamureka ngo namushyira mu kibuga ngo namusimbura ubwo nawe n'umusimbura umurusha amafaranga yingo nimba n'umusimbura urumva ko nta rukundo ruhari ngo nimba n'umusimbura ngo nzagira gute ngo nzamureka kandi reka mwubwire bira bintu by'uburozi si mwese umurozi Imana inambabarire nta nubwo nawe ngujiye kwa mwese umurozi ariko abagabo bajya hanze
abagabo basambana hanze bibaho cyane bibaho ashaka ko atari umurozi nakura wenda nuko mba nifite n'umujinya keza urumva ntago nishimye ariko nyine nta kundi wamwita umwita ko yakurogeye umugabo gusa nanone uburozi bwe nibyo binamukorera nyine abantu nyine nizo kayamu gusa abantu bajya hanze nanone burakujye umuntu ukubwira ngo ni untunze umuntu muri iki Kigali ukumenyera abantu gutunze kwishyurira inzu ntacyo utakora ngo umugumane ibirenge wabyoza wagira ute umuntu nkuru yabaza impamvu abayeho niba yaraciye mu buzima bukomeye umugabo aramutenda akamutana abana babiri akabyara akagira imana akabona hana kuri birayi wa mugani ntago yabura ngo barakura n'amabwene kandi ke n'abagabo natwereka mu rugo turabibakorera nuko wenda iyo umuntu mubana aryo wabanza nimba umuhararuka wa mubyeyi we wenda ntago tugiye kubivuga ngo uvuge byose hari ikintu kigarutse mu matwi inshuro ya eshatu gusa umugabo wagushinza kutamwitaho akagushinza kutamuhakeya akagushinza nyine inshingano z'umugore ngo ntago uzuzuza uyu mugore nawe akongera hati umugabo yamubwiye ko ibyo yabuze iwawe abibonera kwa Tonzi urumva ko yanamuganirije ikibazo cyanyu hari n'ukuntu abagabo bajya gusambana hanze akagenda avuga ibyo mu rugo byose akabishyira hanze abagabo namwe turabagaye jya ugenda usambane kuko nibyo biba byakujyanye wigarukira ibyo byo rwose ni ibiki ukabwira umuntu mwasambanye uriya mugore ngameze gutya ngo nta nyara wiki garumagaye uriya siba bivuga se bivuga hano ngo ni Mukagatare ariko mana we n'umugore unamusuzuguza urumva ko yavuze ngo ibyo umugabo waragiye amuganiriza ikibazo cyawe ibyo mupfa cyane none tubwire wa mubyeyi we ko urashira utari umwana gufite abana bakuze ikintu umugabo ahora gushinza gituma ajya mu bagore hanze gituma n'abagore hanze bakwibwira ngo nawe hari ibyo udashoboye ni iki keza rero uramfite akazi ndakora urumva no mugabo atahira kugiye nk'abandi bagabo akaba ari mu rugo nta mpamvu yo kutamwita ariko umugabo azaza saa 8 z'ijoro wifite igitotsi wasinzire cyangwa uri buzinduke ujya mu kazi ubasha gukora ibyo bintu koko ubu se reka nkwereke nzareka akazi ngo nyenirwa mu rugo nozo umugabo nkuko gutyo musiga amavuta kugira ngo urugo rugende impamvu amusiga se ko uko nta kazi avuga ati uyu ni we kazi ke uyu mugabo uri hano ni we kazi no kumusiga bari mu kazi ni mu kazi bari guhembwa ariko nanjye ndetse akazi kanjye kwirirwa umusiga nkirirwa nicaye hano nabwo bishobora kuba ikibazo ushaka kwirigana nabyo ugasanga byabaye ikindi kibazo nkavuga ati rero niba ariko bimeze kandi mpagarika akazi njye nirirwa hano nirirwa nsiga umugabo turyamye naho ashaka kuzavamo ikindi kibazo kandi n'akazi nakaretse ibyo byaba ikibazo kuruta byaba ikibazo uri kubyumva abantu abagore bahandirega sinzi impamvu babakunda impamvu babakunda nyine batanga izo keya bakimara kubera ko nta bindi baba barwana nabyo urumva wowe ufite impamvu ariko umugabo yabaje kare saa 12 mukajya kumeza mugasangira mukajya kuryama ibyo bintu koko nubimukorere nese mazaza saa 9 uri gusinzira azakura mu gitotsi ngo nkorera ibi niyo wabikora wishimye saa 12 mba ndi kubyuka njya mu kazi nitegura azavuga ati mbese kujya mu kazi ngo banze ngo uryame kareka ariko ngo nyine kwa musanga akagira gute agasanga ugasanga nta kazi wagira n'ukwirwa mu rugo aryamye abiboneye umwanya wose nanjye rero keza umugabanya yahindutse akavuga ati nza kare mbe ndi kumwe n'umugore wanjye weekend sinkora weekend nirirwe mu rugo iyo nire mu rugo kwa gatandatu no ku cyumweru ahita yambara ngagiye ku kazi ngo baramwamagaye kandi nanjye mvuga ngo ni wa mwanya wo kugira gute wo kwirirwa mu rugo ubu seke umugabo nzakora iki nzajya mfukamye nzajya nkora iki hari igihe ngabanya wa munwa wanjye munini nkavuga ati ngiye kubakana keza mvuge gahoro cishe bugufi none agahita avuga ngo ngo noneho guse ngo kutari kuva cyane ngo abayikira ugasanga ahubwo niwe uhisubirakariramo nakitwara gake ahubwo ugasanga nabona wararakaye nyine ni handi usanga ngo umwana uri bupfa nubwo wamuha kigozi n'ubundi aragira ariko ntabwo mvuze ngo ndarekeye ndakomeza ndwana ishyaka ry'urugo rwanjye basi nimugera finale nkabona biranze nzakuga ati birananiye we wirekera ntago narekera reka ngubwize ukuri bano bana bari abantu ukeneye kubamenye kubarera bari abana bariga bari abana oya n'ubu kuba nkimeze gutya uko nifitiye akazi ubu se baye ntafite akazi none ubuzima narapfuye kenda afite akazi umuntu naratuye amashashi ariko arahari mu muhanda nzi ubwo yahadahari nje muri amafaranga mva nahembwe wenda yabagize impuhwe za kibyeyi
akagura nk'ayo mata y'abana ntagahaho ese arahaha umuntu aramenya ko umunywa washize kandi nawe uhari kamuhamagara uramuhamagara ari muri bari kumusiga amavuta bamwambuye ubusa urumva yahaya telefoni yayifata kesa we turi guseka ariko nyine n'ibibazo yabiguye n'ababaje bibabaje urabagara umuntu bari gusiga amavuta bari gutera ana we cyo kora nawe wahuye n'insanganya n'ukuri shake ni ibibazo n'ukubona abantu bagenda mwibaza mu bindi pe cyo kora nagahinda nanjye n'ubwo cyajya ari kukubwira ngo nzanaga abagabo mu nzu ngongera guteka dukora shongo turayiti arabeshya kese ndana birota mu nzu nizo nzozi sindazirota mvuga ngo ni inzozi ndakanguka zirangire ariko nta mugore wakora ibyo bintu rega usono ke wazana abagabo mu nzu ngo muzi wanjye ngo tumwe turi wihaze ntabwo ibyo bintu wabikora waba wihaze sha gaye ubwo rero njye ikintu nakubwira uriya mugabo nabonye ubona uriya mugore ntabwo byoroshye pe urugamba ugiye kurwana ni urugamba ugiye kumva simbizi ariko nyine keza uriya mugore nta kindi kintu nakirirwa mubaza nta n'ibindi ahubwo ngiye gukurikirana umugabo wanjye ibyo uriya mugore nta kintu nakirirwa njya kubaza umugore ngo wa mugore we uzajya mbana nirirwa ntukana n'indaya mu muhanda n'abagore azavuga ngo ngiye kuzi iwanjye nicaza umugabo wanjye hasi aba ari we tugira gute dukorana umurongo w'urugo rwacu nananira nzavuga ati biranze ariko nta kuntu nari nagize abo bagore nta n'ikintu nzajya kujya mbabaza kwirwa hano ntongana nabo ndumva nta kintu nta nyungu irimo ahubwo no kugira ngo banyumve barataha avuga ati mvuye gutongana n'umugore mvuye gukora ndamwemeje ndanari mwishe yewe reka dusoreze hano ibindi tutasura